Ku bantu mukunda agasobanuye k'ubwenge ni uku nguku tugatangiriye ahangaha nta kintu gihari, gusa mu kanya gato barakwereka umuyaga waraje, umucucu uratumuka, havayo umukobwa ahagaze gutya. Nyagasani, ese wakibaza ngo uyu mukobwa avuye hehe, aje gukora iki hano mu isi? Barakwereka uyu mukobwa yarambuye amaboko gake gake yitonze. Nawe nukurikirana filime witonze uraza kugenda urabimenya, gusa niba ugira ubwoba ntituze kubana mwaka gasobanuye. Barakwereka uyu mukobwa yarambuye ibiganza gutya. Nyagasani, ako kanya akimara kugera mu isi nibwo yatangiye guhindura ibintu, havuyeyo umucucu n'ubundi uratumuka. Barakwereka ako kanya havuyeyo amasanduku atatu. Nyagasani, ese aya masanduku arimo iki? Ese uyu mukobwa we ni muntu ki? Ukurikira filime witonze, nuza gukurikirana neza uraza kuza wabimenya. Nyagasani, reka twibanire turagenda dusobanukirwa gake gake. Barakwereka uyu mukobwa uhagaze hano tubonye turutse hejuru, gusa ntabwo tuzi ngo aturutse hehe. Barakwereka uyu mukobwa yatangiye kwitegereza ya masanduku, ubwo barakwereka mu kanya gatoya amasanduku yaje gufunguka. Uyu mukobwa agira gutya akurayo abakobwa batatu. Nyagasani, baturutse mw'aya masanduku. Barakwereka hari uwiyogoshesheje urupara, barakwereka hari n'undi ufite ku kintu bita igisuku kimeze gutya, dore n'undi nuko nguko yimereye. Aba bakobwa baje baturuka muri aya masanduku, noneho barangije batangira kuza kwitegereza uyu mukobwa mugenzi wabo, ndetse uyu nguyu ubahaye kaze hano mu isi. Ukurikire iyi si yacu nuko igenda igwishishano gake gake. Barakwereka aba bakobwa bari bafite n'utuntu mu mazuru, bisa nkaho rwose aba bakobwa ari abantu bari barashinguwe, dore n'uyu nguyu niko bimeze. Barakwereka uyu nguyu nawe yazamuye amaboko. Aba bakobwa bose niwe wari uri kubakontorora, batangira guhaguruka muri yano masanduku. Nyagasani, ese ibi bintu ni ibiki? Njye ntabwo ndi gusobanukirwa ibyo ari byo. Aba bakobwa bazamutse muri aya masanduku gutyo, ndetse bagumya kuyahagararamo. Ukurikire bose bahita batunga ibiganza mu cyerekezo kimwe. Iyi filime uyikurikirane witonze, ndetse nayo nibagiwe no kubabwira yuko ari season, iyi akaba episode ya mbere. Bagize gutya bahita bakurayo ibikapu, ndetse urabona yuko baje no mu ishusho y'abanyeshuri, bose bari bambaye kimwe, gusa uyu mukuru wabo we yari yambaye bitandukanye nabo. Ubwo aba bamaze gukuramo ibikapu barangije batangira kwerekera. Nyagasani, ubwo ibi ngibi byari bibereye imbere y'igipangu, ntabwo tuzi ngo iki gipangu ni iki, ese ni ikigo cyangwa ni iki? Ubwo aba ngaba batangiye kuza basatira igipangu. Ukurikire bageze hano umukuru wabo niwe wari bari imbere rwose, bose bazamurira kimwe amaboko yabo. Kurikira bazamuye igipangu kiza gufunguka gutyo batangira kugendagenda. Nyagasani, ese aba bantu ni bantu ki? Ukurikira filime witonze, ndetse utarakanda subscribe biragoye yuko wazongera kugera kuri uyu muyoboro maze warangiza ukabona agasobanuye nk'aka ngaka. Rero ndakwinginze kugira ngo uze gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu gasobanuye ka buri munsi, kubera yuko buriya nkwifuriza kugera ku cyiza. Mboneraho kwifuriza umwaka musha muhire, dore uyu mwaka twawurangije. Uriya mwaka rero ndabifurije kugira ngo uzababere umwaka w'ibisubizo byanyu, ibyo mwapanze byose uriya mwaka uzarangire byose Imana ibihaye umugisha. Barakwereka uyu mukobwa yaje hano aramedita, arangije ahita afunga iyi korotire. Ibintu byose nako iyi gate, ibintu byose yari ari kumedita, yari kubikora kuri meditasiyo. Barakwereka aba bakobwa baje hano gake gake, utubora turi mu mazuru, turiya tuntu tuzi yuko bakunda kudushira mu bantu bapfuye, bahita baza badukuramo, ndetse n'utwari turi mu matwi natwo badukuramo. Hari uwambaye urupara, hari n'abafite ibisuko bose, ndetse hari n'abiteze gutyo. Ubwo aba bakobwa batangira kugendagenda bigira imbere. Ese aba bakobwa bagiye he? Ese aba bakobwa wakibaza ngo baje kuyihe misheni? Ngo nukurikira filime witonze uraza gusobanukirwa.
ubwo aba bakobwa bakomeje kugenda gake gake begera imbere, ukurikire filime witonze ndetse bameze nk'abanyeshuri. Nyagasani baje begera mu muhanda ku buryo aba bantu uwababona wese yabona yuko ari abanyeshuri, ntiyaza no gukeka yuko aba bantu ari ibivejuru. ubwo aba bakobwa bakomeje kwegera imbere, ntabwo tuzi ngo bagiye he, dore n'urutambwe rwabo. Nyagasani ibyo ngibyo byarabaye. Dusubize inyuma gatoya bakwereka aho byatangiriye. Nakubwiye ngo sizoni yacu nuko tuyitangiye, barakwereka dutangiriye hano hari uri guterekera, hari umuntu uri kuraguza, barakwereka yari ari guhamagara imyuka, ari guhamagara imbaraga. Uyu mugore kuvuga ati mana twizera, ati rwose hanura imbaraga zawe zikore mu isi, ongera wigaragaze. Barakwereka uyu mugore arangije aravuga ati dore iyi nkoko nyikase umutwe ku bwawe. Uyu mugore yafashe inkoko ayifata izosi. Nyagasani barakwereka inkoko yayifashe ari nzima, afata ijosi arangije aratanyura. Nyagasani uyu mugore uri kubona yuko yari ashishikaye cyane. Ukurikire filime witonze. ubwo uyu mugore yafashe agakoko agaca izosi n'ibiganza bye, ari kuvuga ati ohereza imbaraga zawe zigaruke zikore mu isi. barakwereka inkoko yayitandukanyije ijosi ndetse n'igihimba, arangije ayitamba hano ngaha. Nyagasani uyu muntu ni umugome, ibi bintu ntabwo bisanzwe. uyu mugore yafashe iyi nkoko arangije ayigira igitambo. Nyagasani ukurikire filime witonze, arangije aza kugisiga ahangaha, yongera aza yigira inyuma. Nyagasani ese ibi bintu turamenya ari ibiki? Gusa nidukurikirana filime twitonze turi buze gusobanukirwa. ubwo uyu mugore yasize iyi nkoko ahangaha, arangije atangira kugenda, atangira gutera urutambwe ava aha hantu yari akoreye bino bintu. Nyagasani ese iyi filime iratuganisha kuki? ese iyi filime iratwerekeza kuki? barakwereka inkoko yamaze gutamba, yasigaye iri gusamba. ako kanya mu kirere imirabyo yarakubise nyinshi. ako kanya hano hari imva yari ihari, havamo umuntu nawe akanguka atyo. Nyagasani uyu muntu yarakangutse, barakwereka yakangutse ameze atya, afite ibiraso byinshi ku munwa ndetse ari no kureba nabi. uyu muntu aturutse mu mva. ukurikirane filime witonze, ibi bintu biteye ubwoba. ubwo uyu muntu yavuye mu mva yari arimo, barakwereka ni umusore wipfiriye kera, yavuye mu mva yari arimo nawe atangira guhaguruka. Nyagasani ni bya bindi wumva bavuga ngo abazimu banyaye mu isekuru. ibintu turi kubona ahangaha ntibisanzwe. akimara kuvayo inkuba n'ubundi zarakubise, arongera avayo gutya. Nyagasani uyu musore ese we twamenye ngo agamije iki? nako uyu muzimu. ukurikire filime witonze uraza kugenda wasobanukirwa gake gake ijambo ku rindi. nababwiye ngo filime yacu nuko tuyitangiye. uyu nguyu yarangije atangira kumedita nka kwa kundi twatangiye filime biri kugenda kwa babakobwa. uyu musore barakwereka yahise abura, isanduku isigara ahangaha yonyine. reka dukurikire filime twitonze. ku rundi ruhande barakwereka hari umugore wari uri kwikuburira mu rugo rwiwe, ari kwikondorera, ari gukora amasuku nyine nk'ibisanzwe. ibi ngibi nta muntu utabizi. uyu mugore ari gukubura atuje ndetse ameze neza. ubwo uko uyu mudamu ari gukubura, barakwereka ako kanya aho hari inyabije wa muzimu arangije ahagarara aho ngaho. ubwo uyu mugore yaravuze ati urinde uri kuza mu buzima bwacu bwo mu isi, aturi umuntu ukurikire. ubwo uyu musore amwitegereza guca. uyu mugore aravuga ati rwose sinkuzi, mve mu maso ugende, ati cyangwa reka nizere ko ndi kurota. uyu mugore arangije atangira gusesekara, atangira kwirukanka. Nyagasani uyu muzimu asigara ahangaha. barakwereka nawe yahise yongera acaho, asiga umucucu uri gutumuka aho ngaho.
Nyagasani, filime igiye kuza yaryoha, reka dukurikirane twirebere. Nyabuneka utarakanda subscribe, biragoye yuko wazongera kubona agasobanuye kacu, kandi nako mu buzima wasanga ari ingenzi. Barakwereka uyu mugore yaje hano ari kwirukanka, ageze hano abahuye n'umukobwa, aramubaza ati madamu, kuri kwirukanka gutyo ni ukubera iki? Maze uyu mugore aravuga ati ibyo mbonye ntabwo bisanzwe, ati tekereza yuko nari ndi gukubura maze umuzima akansanga mu rugo. Ayi wowe, biteye agahinda. Uyu mugore yari yenda kuvamo n'umutima, yari guhumagira cyane nkaho yenda kuvamo n'umwuka. Maze uyu mukobwa aramubwira ati banza utuze maze unsobanurire. Maze uyu mudamu aramubwira ati nyine nibyo nari ndi kukubwira, umuzima nsanze mu rugo iwanjye ndi gukubura. Uyu mugore aravuga ati ni ukuri kw'Imana kwifata biranze. Uyu mukobwa nawe byaramwumye. Ako kanya bakiri aho ngaho barakwereka umuzimu nawe yarongeye abageraho, bafatanya urugendo rwo kwirukanka. Nyagasani, uyu muzimu we aturutse hehe? We agambiriye iki hano ku isi? Reka dukurikire filime twitonze, turaza kugenda dusobanura. Ibi bintu biteye ubwoba. Nakubwiye ngo niba ugira ubwoba ndetse niba ugira amarangamutima, iyi filime ntuze kuyikurikirana, kuko nanjye ubwanjye uri kuyisobanura amarira ari kuzenga mu maso. Sinzi niba nawe uri kubyumva. Ubwo uyu muzimu yatangiye kwegera imbere, yatangiye kuza yegera imbere, ntabwo tuziho ngubu agiye gukurikizaho iki. Nyagasani, ese uyu muzimu ko atangiye gutera mu isi biragenda bite? Ese uyu muzimu ni uwandi? Nuza gukurikirana iyi season akantu ku kandi uzagenda urabimenya, uzagenda umenyera aho ngaho. Reka dukurikirane filime twitonze, turi buze kuzasobanukirwa. Barakwereka uyu muzimu ni uku nguku yaciyeho, ni uku nguku yaje. Barakwereka hano hari undi mukobwa uri kwigendera. Nyagasani, uyu mukobwa ari kugenda mu kayira bisanzwe biri aho ngaho nk'umuntu wese uri gutamporeza, uri kugenda mu buzima. Uyu mukobwa aza yegera imbere, ageze hano ngaha umuzimu n'ubundi nawe urongera uramugarukira. Nyagasani, uyu mukobwa aravuga ati mu izina rya Yesu, aravuga ati nizere yuko ibyo ndi kubona ndi kurota. Uyu muzimu aramwitegereza gutya, maze uyu mukobwa aravuga ati ni gute uri gutera abantu wa mudayimoni we? Ati toka shitani mu izina rya Yesu. Maze uyu musore aravuga ati nje hano ku isi kurangiza ibyambabaje. Kuva uyu musore yagera hano ku isi nibwo yagamba, aravuga ati ikinzanye hano ku isi ni uko mbabaye, nta kindi kintu. Kandi urabona yuko uyu muzimu ababaye nk'uko ari kubivuga. Barakwereka uyu mukobwa yaravuze ati rero uko ubabaye njye ntabwo bindeba rwose. Arangije ahita afatiraho kibuno mpamaguru arirukanka. Uyu muzimu asigara ahangaha. Nyagasani, ese uyu muzimu ni iki kimubabaje? Yarongeye ubwo ngubwo aza kongera acaho. Ese ibi bintu ni ibiki? Reka dukurikire filime twitonze. Ku rundi ruhande barakwereka hari abandi bari guteretana, umusore ndetse n'umukobwa. Umukobwa ari kuvuga ati mu bebe wanjye, ati ni ukuri kw'Imana iyo ntagufite ntabwo nza kubaho bituje. Ati nezererwa neza iyo ngufite. Ubwo uyu mukobwa atangira no kumuririmbira akaririmbo k'urukundo. Uri kubona yuko umusore yaramwishimiye cyane, yari ari guseka cyane. Nyagasani, bari ahangaha batuje. Ubwo umukobwa ari kuririmba, umusore nawe yatwawe. Ako kanya umusore avaho, wamuzimujaho. Umukobwa akomeza kuririmba atazi ibiri kubera ahangaha. Arebye gutya abona ni umuzimu, aravuga ati toka toka, arirukanka. Nyagasani, uyu muzimu umaze kuba umuzimu ku isi, umaze kurembya abantu mu bantu bose. Ubwo uyu muzimu wahise wigendera, wahise wongera ucaho. Nyagasani, barakwereka ahangaha hari undi uhari ushinzwe kumenya ibibazo by'abaturage, uburwayi ndetse mbese ubwo muri makeya twamwita nka muganga. Abaturage baje kumutakambira bari kumubwira ati rwose umuzimu watubereye umuzimu. Maze uyu mukecuru nako uyu muganga, reka tumwite umuganga mu magambo muri buze kumva neza, maze aza kuvuga ati umuzimu, ati ibyo bintu ntabwo ndi kubyumva neza. Ati ibi bintu niba bihari rwose ibyo ni ibintu ndaza
gukemura. Abakobwa, abakecuru, abasore ndetse n'inkumi bose bari baje kubwira uyu muntu, bari kumubwira bati rwose umuzimu uri aha ngaha umeze nabi ndetse ubanza utari buze no kudusiga amahoro. Maze uyu murozi nako uyu muganga aravuga ati rwose nimuze kubyihanganira, ibyo bintu ndaza kubireba. Maze abangaba bakomeza kuvuga ati rwose ukwiye kugira ikintu wakora maze ukaza kudutabara mu maguru masha, ati kuko uyu muzimu utumereye nabi, ati kandi nta wundi muntu uri buze kudufasha, nta wundi muntu uri buze kuba wadukiza atari wowe, ati rwose tugufata nk'Imana yacu. Buri umwe wese ari gutakambira uyu mubyeyi, niba ari umubyeyi ntabwo tubizi. Bari kwerekana wa musore wari ugutereta, aravuga ati rwose ukwiye kugira ikintu wadukorera. Uyu mugore yumva ibibazo by'abaturage, nako uyu muganga bamufata nk'Imana yabo, barakwereka yuko banamufata nk'umwamikazi. Maze uyu mukecuru nako uyu mugore arababwira ati rwose nimugende, ndaza kugira ikintu nabikoraho, ndaza kugira ikintu nabikoraho. Aka kanya none aha ngaha nimuze kuba mwasubira imuhira mu ngo zanyu, ndaza kugira ikintu nabikora, ati kuko ibibazo byanyu byose mba mbifite, ni njyewe uzi n'ubundi ugomba kuba wabikemura. Ati ubwo ngubwo rero iki ngiki nacyo kuva mukingejejeho ndibuze kugikemura. Ati ubwo ngubwo mwasubira mu macumbi yanyu. Barakwereka baje kumubwira bati turakwizeye neza, twizeye yuko uri buze kubikora. Baramubwira ati dusubiyeyo, dusubiye imuhira, atariko bize kugenda nk'uko ubitubwiye. Uyu mukecuru arababwira ati rwose nimugende, icyifuzo cyanyu nacyumvishe, ati rwose ndaza kubafasha. Baza ubwo ngubwo bamubwira ati nta kibazo, baza no kumwunamira kuko baramwubaha, niwe muntu wumva ibibazo byabo. Uyu mukecuru yarababwiye ati ndaza kubihagarika rwose, yarababwiye ati nimugende ikibazo cyanyu nacyumvishe, nk'umuntu nyine ubakuriye muri karitsiye. Arababwira ati ngaho nimwerekere. Ubwo uyu mukecuru asigara aha ngaha, abaturage bose bari bigunze, bari mu bwigunge kubera uriya muzimu. Gusa nawe ari wowe uriya muzimu uri kubona yuko uteye ubwoba. Barakwereka uyu nguyu yasigaye aha ngaha ari kubitekerezaho. Abangaba nabo basubira mu rugo, basubira imuhira. Maze uyu murozi aravuga ati umuzimu atangira vuga ati nkwiye kugira ikintu nabikoraho. Barakwereka yasohotse mu biro bye, twabyita nkaho ari mu biro, atangira guhamagara umuzimu, atangira guhamagara ati wa muzimu we, ati vayo hano ngaha, ndaguhamagaye kugira ngo uze aha ngaha. Atangira guhamagara ati wa muzimu we, ukurikire filime witonze. Aka ngaka ko nakubwiye ngo ni uku nguku tugatangiye, gusa karibuze kugenda karyoha gake gake nuza gukurikirana ijambo ku rindi. Barakwereka uyu mukecuru nako uyu twakwita nk'umuganga yarakomeje arahamagaza. Ako kanya barakwereka umuzimu yari ahageze. Nyagasani, uyu muganga nawe uko byagenda kose arakazi. Barakwereka yatangiye kumuhamagara. Uyu nguyu nawe nuko yaje ari kureba. Abangaba bombi baraziranye. Maze uyu murozi atangira kumubwira ati ntabwo ukwiye kugenda urafata abaturage warangiza ugatangira kubatera ubwoba. Ati ndaguhagaritse, ati kuko abantu bose hanze aha ngaha bahangayitse kubera wowe. Ati ubwo ngubwo rero ugabanye usubire iyo wavuye, ndaguhagaritse mu izina ryanjye. Uyu mukecuru abwira uyu muzimu, aramubwira ati mu izina ryanjye ndaguhagaritse kuko abaturage hanze aha ngaha bahangayitse. Ngo rero niba uratera isi, va mu gihugu nyoboye, va mu gihugu mpagarariye. Barakwereka uyu mukecuru yatangiye guhamagara imbaraga zirenze iz'uyu nguyu, yatangiye guhamagara imbaraga ze, imbaraga akoresha. Ukurikire filime witonze. Uyu mukecuru yakomeje guhamagara ari kuvuga ati imbaraga z'uyu mudayimoni, imbaraga nako z'uyu nguyu ndazihagaritse, imbaraga zanjye nisize zikore. Twasize uyu mukecuru ari kuzihagarika. Nyagasani, barakwereka babandi bari mu rukundo barakomeje barakundana. Ese uyu muzimu ntabwo azagaruka?
bakomeje gukundana, maze uyu musore ari kubwira uyu mukobwa ati ndagukunda cyane, uyu mukobwa nawe ari kubwira uyu musore ati ndagukunda. Ese uyu muzimu ntabwo uri buze kongera kubatera? Reka turebe niba uriya mukecuru koko afite imbaraga zihambaye. Barakwereka abangaba bakomeje guteretana, bakomeza gukundana, maze uyu musore akabwira uyu mukobwa ati nkunda ukuntu ubu nkunda cyane, ati ni ukuri kw'Imana, ati ndagukunda cyane. Uyu mukobwa nawe aravuga ati rwose nanjye ndagukunda. Episode yacu ubanza tuyisoreje ahangaha. Ese uriya muzimu ntabwo ari buze kongera kugaruka? Icyo ni ikibazo buri umwe wese yakwibaza. Njye twari kumwe banyita umwari Fabrice, mbifurije kugira ibihe byiza, Imana ibarinde kandi ndabakunda.